بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ntangiye ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi Imana yikwishimwe yo murezi w'ibiriho byose akazaba ari n'umwami ku munsi w'imperuka ubwo nta wundi mwami uzabuvugwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndahamya ntashidikanya ko nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, kandi nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Amahoro n'imigisha bimusakareho we n'abiwe n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Imana ko natwe twazaba turi mu bamukurikiye. Iri ni isomo tugiye gutangira, isomo ry'iyobokamana, isomo ryo guhamagarira abantu kwinjira idini y'Ubuyisilamu, tubasobanurira idini y'Ubuyisilamu, tubereka icyo Ubuyisilamu buvuze, tunabereka n'impamvu umuntu aba umuyisilamu, tuzagenda tunabereka n'impamvu umuntu yategetswe kuba umuyisilamu, kandi tunagaragaza ko kuba umuyisilamu ariyo nzira yonyine izakugeza imbere y'Imana. Ikaba tuzanerekana ko umuntu uzaramuka yitabye Imana atari umuyisilamu uwazaba ahuye n'igihombo gikomeye. Iri ni iyobokamana tugiye gutangirira ku isomo rya mbere, isomo ryo kureba no guhamya yuko Imana ariyo yaremye umuntu. Ese Ubuyisilamu bubivugaho iki? Ese wemera ko Imana ariyo yakuremye? Abantu benshi babajije uwabaremye bavuga ko baremwe n'Imana, kabone nubwo wamusanga ari gusenga ikigirwamana, kabone nubwo wamusanga ari gusenga ikibumbano, ariko iyo mubajije uti ninde wakuremye, arakubwira ati naremwe n'Imana. Iyo ni imyemerere umuntu avukana, iyo ni imyemerere iri mu muntu, kabone nubwo yaba ari umwana mutoya. Iyo umubajije uti Imana iba hehe, arakubwira ati Imana iba mu ijuru. Ndetse n'iyo umubajije uti ninde wakuremye, arakubwira ati Imana niyo yaturemye. Rero Abayisilamu nabo nuko nguko babihamya, kandi banafite n'ibihamya byinshi bibemeza ndetse binabereka yuko Imana ariyo yabaremye. Izo gihamya zose bazikura mu gitabo cyabo bemera kandi badashidikanyaho, aricyo gitabo cy'Ikorowani. Ukibaza uti niba abantu bamaze kwemera ko Imana ariyo yabaremye, kuki badasenyera umugozi umwe mu kuyisenga? Iki ni ikibazo buri wese yakibajije, ariko uzasanga hari abananirwa kubisobanukirwa ndetse no kubisobanura, bagahitamo kwivugira bati idini si ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Turabyemeranywa ko idini si ryo ubwaryo rizajyana umuntu mu ijuru, ariko ni impamvu, izaba impamvu y'uko uzajya mu iryo juru. Ese wa wundi udafite iyo mpamvu urumva azaca he?
kugira ngo dusobanukirwe ukuntu idini ari impamvu izageza umuntu mu ijuru. Urugero rwa hafi reka wenda tubigereranye n'urupapuro rw'inzira, urupapuro rwa pasiporo. Iyi pasiporo ubwayo si igeza umugenzi mu gihugu agiyemo cyangwa se mu gihugu ashaka kuzajyamo. Hari ibindi by'ingenzi agomba kuzuza, agomba kubanza gutunganya kugira ngo yerekeze muri cya gihugu ashaka kujyamo. Ariko ku ikubitiro, impamvu ya mbere nuko agomba kuba afite pasiporo, urupapuro rw'inzira. Ahangaha azakurikizaho kuzashaka viza, ariko ntabwo yashaka viza adafite ya pasiporo. Icyo gihe namara kubona viza nibwo azabona yuko noneho ibintu birimo bijya mu buryo, avuga ati ngiye kwerekeza mu gihugu iki n'iki, kuko ari cyo yamaze kubonera viza. N'izindi mpamvu n'ubundi buryo agomba kugenda yuzuza kugira ngo akunde yerekeze aho akeneye kujya. Rero n'idini ni impamvu yo kugira ngo uzinjire mu ijuru ry'Imana. Ugomba kuba uri umuganukiramana, ukaba wicisha bugufi, kandi ukaba uri ku idini wazaniwe n'intumwa n'abahanuzi. Hari ibindi by'ingenzi rero ugomba kuzuza ukimara kugera muri iryo dini. Ibyo ngibyo ugenda bisobanukirwa iyo umaze kugera muri rya dini. Imana rero yaremye umuntu, inamutegeka kuyisenga nk'uko ariyo yamuremye, ariko ikiremwa muntu gifite umwanzi wacyo. Ikiremwa muntu gifite umwanzi wacyo ari we Shitani, umugenda iruhande akamuyobya ku nzira igororotse kugeza ubwo yibagiwe inshingano yahawe n'uwamuremye. Ahangaha tugiye kugenda tureba kuva Imana yaremye ikiremwa muntu, tuzagenda tureba amasomo atandukanye ku bushobozi bw'Imana. Ingeri enye Imana yaremyemo ikiremwa muntu. Imana yaremye ikiremwa muntu mu ngeri zigera muri enye, kandi zose ziratangaje. Ziragaragaza uburyo Imana ari nyir'ubugenge, ari nyir'ubumenyi buhebuje, kandi akaba ari nawe wihariye kurema. Igice cya mbere ni ukuntu Imana yaremye umuntu imukomoye mu gitaka. Imana yaremye umuntu bwa mbere imukomoye mu gitaka, nk'uko tubisanga mu mirongo myinshi y'igitabo cyacu twemera nk'abayisilamu, igitabo cya Korowani. Uwashaka kubireba, yaba ari umuyisilamu ndetse n'utari umuyisilamu, yareba mu isura yitiriwe Hijja, suratul Hajj, aya yayo ya 5 cyangwa se umurongo wa 5, aho Imana igira iti: yemwe bantu, niba mushidikanya ko izuka rizabaho, nimutekereze uko twabaremye. Mu by'ukuri twabaremye tubakomoye mu gitaka. Uko nguko niko Imana iri kutubwira. N'iyindi mirongo igiye itandukanye nko muri suratul Kahf, aya cyangwa se umurongo wa 37, no muri suratul Imran umurongo wa 59, n'iyindi mirongo itandukanye igenda igaragaza ko umuntu Imana yamuremye mu gitaka. Umuntu uvugwa ahangaha rero ni sogokuru wacu twese dukomokaho, ari we Adamu. Imana yamuremye mu itaka. Twese rero tumukomokaho, bivuze ko twese inkomoko yacu ari mu itaka. Iki ni igitangaza kuba Imana yarafashe igitaka ikakiremamo umuntu. Iki ni igitangaza ku kiremwa muntu. Igice cya kabiri, Imana yaremye umuntu imukomoye mu bice bimugize, mu bice bigize ingingo ze. Uyu ni Hawa cyangwa se Eva, umugore wa Adamu. Imana imaze kurema Adamu,
ntiyamuretse wenyine, ahubwo yamuhaye mugenzi we uzamuhora hafi akamubera ituze. Imana rero yafashe urubavu rwa Adamu irukuramo umuntu, irukuramo Eva. Iki ni igitangaza gikomeye abantu birengagiza. Nk'uko twayibonye hejuru, Imana irema umuntu bwa mbere yamukuye mu gitaka, yamuremye ari umwe, ari umugabo. Irangije igiye kurema undi, imukomora muri wa mugabo yamaze kurema, ari we Adamu. Kandi Adamu yari iki? Adamu yari umugabo. Uyu niwe muntu, uyu Hawa cyangwa se Eva niwe muntu wenyine wabayeho akomotse mu mugabo, hatabayeho guhura k'umugore n'umugabo. Ibi ni ibitangaza bikomeye. Iki ni igitangaza abantu benshi birengagiza, bagakwiye kumva yuko umuntu Imana nimba yamukomoye mu itaka, yamaze kumukomora mu itaka, hanyuma arangije muri we imukomora mu ndi, imukomoyemo umuntu, kandi uwo mukomoyemo uwo muntu yari umugabo, imukomoyemo umuntu, imukomoramo umugore. Kubw'igitangaza cya Nyagasani. Iki ni igice cya kabiri, ari cyo gice abantu bakunda kwirengagiza, batajya batekerezaho cyane. Ubutaha tuzareba igice cya gatatu, aho Imana yaremye ikiremwa muntu, noneho igikomoye ku mugore, nta mugabo bahuye. Twari tumaze kureba ibice bibiri. Igice cya mbere, Imana yaremye umuntu imukuye mu gitaka. Igice cya kabiri, Imana yaremye umuntu imukuye mu mugabo, nta mugore bahuye. Noneho ubutaha tuzareba igice cya gatatu, Imana yaremye umuntu imukuye mu mugore, nta mugabo bahuye. Dusaba Imana yuko yazakomeza kudutera inkunga mu rugendo tuzagenda dukora, turushaho kugira ngo dusobanukirwe idini y'Uwisilamu n'imyemerere y'Uwisilamu ku bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo umuntu utari umuyisilamu abashe gusobanukirwa, abashe kugenda hari ibyo agenda asobanukirwa atarazi ku idini y'Uwisilamu. Wenda byamubera impamvu y'uko yayoboka idini y'Uwisilamu, kandi mu by'ukuri bimufitiye akamaro kanini, niwe bifitiye akamaro kanini cyane y'uko yakwigira idini y'Uwisilamu. Ntabwo ari njyewe bifitiye akamaro kanini cyane, ntabwo ari undi bifitiye akandi kamaro, ahubwo we kwinjira idini y'Uwisilamu niwe bizagirira akamaro hano mu isi, ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka, ubwo nta bundi bucuruzi buzaba buhari, ahubwo ari uzaba ureba ibikorwa yakoze hano kuri ino si. Turabashimira rero ababashije kudukurikira, tunabasabira ku Mana ko yakomeza kubongerera ibyiza, tunayisaba ko yakomeza kutuyobora, ikatuyobora inzira igororotse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.